uzi ko ubwo twamanukaga ni kera ni kuva mu Kiyovu 2000 na kangahe ejo bundi tugakatira nko kuri peyaje Mm, tugakatira mu Kiyovu cy'abakene mm, tukongera tukambuka kaburimbo ya kabiri ya Poiruru yego tukinjira tugakatira nk'ariya nko kwa rasita mukazamuka ku twasigaga kiraro hejuru tukagenda muri icyo gishanga tukanyura cy'imicanga Mm, tugahura n'akandi gakaburimbo kajya kakandi ko munsi ambasade ya za ambasade y'Abanyamerika tukazamuka mu Rugwiro mu minota 20 Mm. ntabwo ari wemewe kuyirenza yego tutita kandi imbunda zose nini Mm, zishobora kugendana yego tuzigendana Mm, ibaze kunyura mu bantu bangana gutya uzi yuko buriya abajepe bo muri iki gihe sinzi niba bagikora akazi nk'uko twakoraga uzi yuko wabaga urabona hariya munsi y'Urugwiro urabona kaburimbo iza ihura n'iva n'indi itari ihari ariko bashyizeho kino gihe iva kuri ambasade y'Abanyamerika hariya hahoze akarere ka Gasabo yego Yego, urahabona aho ngaho ndaharuzi. aho ngaho rero wari umuhanda w'amaguru ntabwo yari kaburimbo nta nubwo wari umuhanda umeze neza ariko uzi ko twabaga turinze Urugwiro oya kumva kuva isasu ryahavugiye birashwe nanjye si cyagiye ko amahoro yari yaraje amahoro uzi abaturage bari bafite imbunda ukuntu banganaga no muri Kigali numvaga ari byaragarukiye ruguru iriya ni kareka muri Kigali hari imbunda zaravugaga ibaze ukagenda waraye mu Rugwiro kuri patrol cyangwa niba ari ku burinzi ukahamara nawe kuvuga ko twamaraga like 3 days amasaha 72 ntawe uragusimbura utaranasinzira n'ibiryo kabiryo uhagaze kandi mwaba mukiryama gutya saa 12 batuma ukwabo hariya hose za kanserege yose ari ruriya ruhande rw'Urugwiro ruriya rwerekeza aho kiliziya yubatse nk'ujya kuri Minagri hariya twakoraga umukwabo tukamanuka na kanserege urayibona ndaharuzi tukagera Kimicanga aho tutafatiraga imbunda twafatiraga amagrenade mu baturage hafi ya perezidansi yes sizi ko wumva icyo kintu dore se niba ibyo biri hafi ya perezidansi ibaze mu baturage situwasiyo yari ikoye yego mwongeye kwirwana amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio ni radio ya diaspora y'u Rwanda ijwi rya diaspora y'u Rwanda turi kumwe n'umusesenguzi wacu umujene Bob Mugabe wirirwanya amahoro ya Rurema buriya sende umujene cyane rwose mwiriweho simbona suri urungano rwanjye mba nkuroka ndakubyaye ntabwo bishoboka erega twebwe sha turi abakera kera ryari se turi mihini ya kera none twe turi mihini mishya mwe biri muranabiharaye Peter niwe w'umugenzi njye ndi umunuze ndi umumillennial twebwe rero urumva turi amavajoni ya 1970s zirangira you are joking basi mu ma 80s mid 80s wape mid 80s nigaga primary bamfata akaboko rege nakuze nabonye ubutegetsi bwa Obote mbona ubutegetsi bw'abandi bagiye bahirika Obote wagira gute kugeza Museveni ahageze Idi Amin waramubonye Idi Amin ntabwo nabubonye Idi Amin
nagiye kuvuka arimwo kuvaho. ibyo mu Rwanda cyo mu Rwanda struggle fata Kigali ntabwo ari ibintu usoma cyangwa ubwirwa, hari memories zuzi niyo wabisoma ukabisoma ariko muri icyo gihe biri kuba ibintu byinshi mu bwabo by'u Rwanda ndabizi narabibaye cyane na struggle na newsene no guhagarika jenoside n'ibyabaye muri jenoside yakorewe abatutsi. It's very buriya iyo uvuze kuri jenoside umuntu wese wayibonye reka nacyo kibazo abantu bamwe batumva iyo umuzungu uko yavuga kuri jenoside yakorewe abatutsi nuko nanjye nayivuga kinyivuga ya dozi ikirimo noneho natajya kwigana iminota 2 fresh ibikomere bikaba fresh. uzi kubona abantu 5, 10, 20, 30, 100 batemaguwe n'imihoro baba civilians ubundi tubabara mu gisirikare nka helpless people who needs protection. n'abantu bari vulnerable. Abantu leta yagakwiye gushyiraho ingabo na polisi bibarinda ahubwo akaba ari sponsoringa kugira ngo babice civilians ngo nuko izuru ryaba rirerire. This country kuri twebwe bamwe kuba u Rwanda rugeze ahangaha n'inzozi ntabwo byumvikana ariko ku bandi bose basanzwe abatarabonye jenoside ikorerwa abatutsi abaje mu gihugu gitangiye gutungana bakaza za 97 98 bakisanga muri leta bahita babwubaka n'ubundi nibyo organization iri mu Rwanda n'ubundi niyo ikwiriye igihugu kimaze imyaka 30 bamwe bakumva yuko it's simple amakimbirane abandi bagashaka kubyumva like civil war ari ukwisubiranamo kw'abaturage. No, kwisubiraho kw'abaturage ushatse kuvuga yuko abaturage hari abaturage bafite milisha yabo n'abandi bakagira milisha yabo bagahura bakarwana. That was not the case during genocide. Ntabwo byari bimeze muri jenoside yakorewe abatutsi. Ikibazo cyari abantu badafite n'amakuru n'amake bakicwa ngo kubera ko ari abatutsi n'amakuru n'amake bihingira amateke ibijumba abana bagafomoza abagore batwite bagakuramo impinja bakazica. nuza za Nyaruguru bafashe umusaza wari warapfuye mbere ya jenoside imva ye they exhumed it barayitaburura batema amagufwa ngo yagiye adatemwe. urumva icyo kintu bashinyagurira umubiri w'umuntu n'ubundi wari usanzwe yarapfuye ngo ariko ufitanye ikibazo nawe ko yapfuye adatemwe amagufwa yagomba kugeraho umuhoro ukayakura mu mva. amateka y'u Rwanda ni amateka aremereye. ukabona abana barimo kwicwa abana umugore akagenda agafata abana be yibyariye ngo kuko yababyaranye n'umututsi n'umugabo w'umututsi akagenda akajishura agafata abana bose akabajugunya muri Nyabarongo. abana yibyariye yigiriye ku gisi. umugore agafata babana undi mugore agafata babana yabyaranye ngo n'umututsi akabahereza abasaza be akabica. abantu basangiraga akagwa ku kabari abantu kubona u Rwanda ruri hamwe dushobora kuganira dushobora kuvuga dushobora gukorana business dushobora gusangira habaho na intermarriages y'abo bantu twirengagije imihanda n'ibikorwa remezo n'andi majyambere kuri jyewe ayo niyo majyambere akomeye cyane. kongera kuzana hamwe iki gihugu abanyarwanda bose bakiyumva ko bari proud ku gihugu cyabo.
kandi batumva yuko bashobora kuba victim kubera ubwoko bwabo cyangwa ishusho yabo. yego Icyo ni ikintu gikomeye cyane kuri jyewe, gikomeye kirenze kubaka ama etaje, kirenze kubaka imihanda, kirenze icyo ni ikintu gikomeye kuri jyewe kinagoye kugitekereza. Twese twibazaga bizagenda bite. abantu bumvaga igihugu ijambo u Rwanda nk'igihugu ryarangiye, ntabwo byashobokaga. Twese twumvaga jenoside irahagaze, okay, tuzabigenza dute? hazakurikiraho iki? Abanyapolitiki batangira kwicara muri za nama z'urugwiro, batangira kumva, ariko muri za nama z'urugwiro ukumva bavuga akavuga ati twe ntabwo twakwicarana n'inyenzi. Bari mu Rwanda, izo nyenzi arizo zitegeka. Icyo bakavuga bati riga mwebwe ni muri abanyarwanda. Mu nama zo mu rugwiro nari mu rugwiro, bati ntabwo twategeka n'abagande. mwe muri abagande ntabwo muri abanyarwanda. Abaganda babitaga ngo ni abaganda. What is the difference? Ndagira ngo ngumvishe uburyo babivugagamo with a lot of ignorance and stupidity. Ntabwo nakwicarana n'abaganda. Bagufata mu Republican Guard bakudeployinga ngo ugiye kurinda Twagiramungu, ngo noneho banzaniye inyenzi. Seriously. Rero tukaba tugeze ahangaha n'inzozi. Ntibazi ko harimo umeze nk'intumwa y'Imana usa nk'uwatumwe ku banyarwanda. He was there to stay. Ahanini urakoze cyane no kuduha iyo background, wagira ngo wansomaga neza mu bitekerezo, kuko twari twabivuze icyo turi buganira, ariko guturuka aho n'ubundi wari uzi ko aricyo kibazo cya mbere bibanze kukubaza aho u Rwanda ruva. Kuki mbere yo kukubwira topic icyo tugiye kuganiraho n'ubwo uyizi, abakoze ibyo ngibyo bongeye kuzura u Rwanda, bongeye gutuma uwo muntu aba umuntu, kuko nanjye ndi nkawe nemera ko investment ikomeye cyane ni mu muntu kuruta ibikorwa remezo. Wabikoze nyuma y'imyaka 20-30 u Rwanda ruri mu bihugu bifite abaturage babanye mu buryo butarimo amoko, bitandukanye n'ahandi muri Afurika, mu bitangazamakuru mpuzamahanga, mu mateleviziyo n'abandi bategetsi batandukanye, mu maraporo akorwa, bafata Perezida Kagame bakamubrandinga a dictator, bakamubrandinga umuntu human right violator. Kuki iyo history ivuga uko nguko, hanyuma bakagaruka mu bitangazamakuru bagakoresha izo mvugo nkoresheje, dictator, bakoresha ijambo tyrant, bagakoresha ijambo bloodthirsty, bagakoresha ijambo warmongering, bagakoresha ijambo human rights abuser. yari nabona ntabwo ndi hano kugira ngo mvugire Perezida Paul Kagame, ariko abantu bamwe bashepinga ayo magambo bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Ibyo byose mbishidikanyaho, yewe n'abatarabigizemo uruhare mu buryo bugaragara babigizemo uruhare, bafite imiryango babigizemo uruhare, and these people are very committed to do anything. Ega n'ikindi buriya utageraga ibi bintu byose tuvuga u Rwanda kuba rugeze aho rugeze, tugira ngo byishimirwa na bose. Harimo n'abandi banyarwanda bari brainwashed. Brainwashed urabyumva, iyozabwonko, yego, hakinjiramo iyozabwonko ry'abagashakabuhake. Nyamara nibabona inyungu z'abagashakabuhake, impamvu babigisha gutekereza gutyo, hari ahubwo bakafata gusa imyumvire. Ubonye ko Abanyafurika babazaniye ivanjiri bakoresheje imbunda, usanga harimo abagatulika kurenza papa. Ujya ubona amadini yuzuye mu Rwanda, n'uko naba nayo yo mu Rwanda amwe ubutegetsi bwagiye buyaca intege, bubategeka ibikorwa remezo n'ibiki. Ariko uzi ibi bihugu bya Afurika birimo abantu benshi
cyane birirwa muri industry y'iyogezabutumwa. Ubushize narabikubwiye yuko iyogezabutumwa se ko 99% hafi bari abakristo. Jenoside ubundi ntabwo byumvikana ukuntu yari gushoboka. Cyane rwose kuko nta butumwa bwigisha kwica. Ariko ikigaragara ni uko iyozabwonko ry'abazungu, abanyafurika ubona bemera, batangira kumenya icyo umuzungu yari agamije, ari uko ibikorwa bibi bimaze kuba. Urabona ayo maraporo yose ubona ntibizagutangaza, ariyo abanyarwanda babigiramo uruhare bakabyandika. Usibye ko I cannot also brand Kagame as a Democrat. Ntabwo ari, she's not a Democrat to my understanding. Kubera icyo atari umudemokrate? Ntabwo ntekereza yuko ibyo byose abirimo. Ntekereza yuko situation yo mu Rwanda, it called for somebody like Kagame, niwe wari kwishobora. Hari ikintu abanga Kagame n'abamukunda bahurizaho, u Rwanda inyuma ya jenoside rwari rukeneye Kagame. U Rwanda nyuma ya jenoside rwari rukeneye Kagame. Kandi kubera iki yari akenewe? Yari umuntu utekereza, ni umuntu utekereza, kandi ibyo yategetse ko bikorwa bigakorwa, byaba ngombwa no ku ngufu. Ndibuka inshuro ya mbere bimura abaturage mu mujyi wa Kigali, babimuraga Kimicanga. Uzinduru yavuze biranga birakorwa. Kimicanga hariya mujya mubona ubu ari igishanga, hariya hose kiriya gishanga cyari cyuzuye utuzu. Twavaga ka Kigali, Republican Garden niho yabaga, ka Kigali twamanukaga n'amaguru tujya mu Rugwiro, twiruka kandi turi benshi, tukanyura muri ako those slums. Abagabo baraye basamba n'indaya, utwana twabaye malnourished, ibishanga mu mazi, amazi ari mu nzu, imvura yaguye. Mbese ukabona ibise ni iki? Like ubu ntabwo wabyumva, ntabwo nabikubwira ngo ubyumve. Kimicanga ndahaza, hakirimo utuzu, hari aho ndahibuka rwose. Twanganaga iki? Icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Tugisha ukuri. Ntabwo nari mukuru, ariko nari umuntu ureba ku buryo nshobora guhuza information y'icyo gihe nkayireba ubu ngubu nkamenya icyo bivuze. Uzi ko twamanukaga kuva mu Kiyovu, 2000 na kangahe ejo bundi, tugakatira nko kuri peyaje, tugakatira mu Kiyovu cy'abakene, tukongera tukambuka kaburimbo ya kabiri ya Poiruru, tukinjira tugakatira nkariya nko kwa Rasita, tukazamuka ku kiraro hejuru, tukagenda muri icyo gishanga, tukanyura Kimicanga, tugahura n'akandi kaburimbo kajya kakandi ko munsi ya za ambasade, tukazamuka mu Rugwiro mu minota 20. Ntabwo ari wemewe kuyirenza. Yego. Tutita kandi imbunda zose nini zishobora kugendana, tuzigendana. Ibaze kunyura mu bantu bangana gutya. Uzi yuko buriya abajepe bo muri iki gihe sinzi niba bagikora akazi nk'uko twakoraga. Uzi yuko wabaga urabona hariya munsi y'Urugwiro, urabona kaburimbo iza ihura n'iva n'indi itari ihari, ariko bashyizeho kino gihe iva kuri ambasade y'Abanyamerika. Hariya hahoze akarere ka Gasabo. Yego. Urahabona aho ngaho. Aho ngaho rero wari umuhanda w'amaguru, ntabwo yari kaburimbo, nta nubwo wari umuhanda umeze neza. Ariko uzi ko twabaga turinze Urugwiro, oya kumva kuva isasu ryahavugiye. Birashwe nande se cyagiye ko amahoro yari yaraje. Amahoro? Uzi abaturage bari bafite imbunda ukuntu banganaga.
no muri Kigali numvaga ari byaragarukiye ruguru iriya ni kareka muri Kigali hari imbunda zaravugaga. Ibaza ukagenda waraye mu rugwiro kuri patrol cyangwa niba ari ku burinzi ukahamara, nawe kuvuga ko twamaraga like 3 days amasaha 72 ntawe uragusimbura utaranasinzira n'ibiryo kabiryo uhagaze. Kandi mwavaho mwaba mukiryama gutya saa 12 batuma ukwawe hariya hose za kanserege yose ari ruriya ruhande rw'urugwiro ruriya rwerekeza aho kiliziya yubatse nk'ujya kuri Minagre hariya twakoraga umukwabu tukamanuka na kanserege. Kanserege urayibona ndaharuzi, tukagera Kimicanga aho tutafatiraga imbunda twafatiraga amagrenade mu baturage hafi ya perezidansi. Yes. Sizi ko wumva icyo kintu. None se niba ibyo biri hafi ya perezidansi ibaze mu baturage. Situasiyo yari ikoye. Kandi twagombaga gukora umukwabu with a surprise. Utateguje. Tutateguje kuko twawutagiraga nka saa 7 saa 8 z'ijoro. Wabaga muri nk'abangahe? Turi benshi. Kandi gusaka inzu y'umuturage uryamye ari kumwe n'umugore. Mwafatanyiraga se n'izindi law enforcement cyangwa yaragiye Republican Guard ntabwo igifatanya n'abandi. Abandi twazanaga polisi cyagiye yitwaga gendarmerie kugira ngo bashobore kuvugana n'abaturage. Ko ntabwo twe tuzi ururimi tuvugana n'abaturage. Ijambo mwumvaga ni force ryonyine. Ni force na fire. Niba tukubwiye ngo va aho ngaho ni have. Niba wanze ingaruka zikubaho ntuzi. Izisigaye ibyo uri bucomplaining by'uburenganzira bwawe uravugana na gendarmerie. Cyo mushaka nizo ntwaro. Nizo mbunda. Aho udasanze grenade ukasanga imbunda, aho udasanze imbunda ukasanga imyenda ya gisirikare. Aho umusirikare yagiye gusambana akahasiga imyenda. Imyenda ya gisirikare mwabonaga ni iyihe? Ya fari. Ya fari. N'iyindi uniform twigeze gukoresha twitaga zerayomba ya infantry. Kuri RPA. RPA urumva nka Republican Guard kuva kera yakoreshaga uniform yayo yihariye. Aho twavuga ko uniform zisazuza abasirikare. N'abasirikare twafatiraga muri ibyo ngibyo. Kumukubitisha bagende bamujyana kwa military police batwara. Nase ni iyihe jurisdiction ibaha RG kumva ko muri hejuru y'indi mitwe ya gisirikare? Ntabwo tuba turi hejuru, turi hejuru yande. So nshimwa kubitaga abandi basirikare kandi n'abasirikare. Umusirikare agomba kuba araho. N'imyenda ya gisirikare n'imbunda. None ari nizo bamburaga abasirikare bakaryamana nabo ngabo basinze bakazisigaho ngo bakazitwara. Umusirikare agatavuga ngo imbunda ngo yayibuze. Uzi icyo kintu cyo kwa Republican Guard ahita bakorasa. Bidaye. Ntabwo bemera yuko wayibuze. Batekereza ko ari aho wayijyanye. Izo muri iyi minsi zo nayibuze byaba ari ikibazo. Sasa bari automatic. Uzi ugiye muri iyi minsi wayiburute. Isi imbunda basiga bahambira no kwitako. N'akantu gato. Bwira pistol ukuntu ishyira kwitako. Kera zari bwari bwoko ki? Pistol bwayishyiraga yafatwaga ari inuzi. Kubera ko ari nini cyane cyangwa buriya pistol remera. Kandi no kuyishyira kwitako buriya. Ntabwo ifite stability neza uburyo wayikora ugahita urasa. Uri kugereranya ibya kera n'ibyubu. Iyo ni conflict of interest. Baba barabikoreye assessment. Buriya hariya ziri kwiki kuruta no muri kuko no muri of course biterwa nuko babahereza. Ariko babigenza. Of course biterwa n'amahugurwa n'amafilm ureba. Naje uyishize kwita ko of course iragira ikora garasa. Ariko ikintu cya mbere iyo nabonye ko uyifite ni gute nagusagarira. Ubwo nayo ni gahunda yo kwereka umuntu ko afite imbunda ukitonda. Hari ibyo ukumira bitaraba. Twebwe rero kuyigaragaza keretse ufite inuza yayo ukayambara. Ariko ntabwo wabaga
kera rega n'ubushobozi bwari buke wabaga uri bubone imyenda ukabona na ka kantu ko bongeraho kari extra nako n'indi mu bintu tutigeze tubura ibintu bijyanye n'imbunda n'ibintu byayo ibyo ngibyo byo. hanyuma izo mwabonaga cyane se muri iyo minsi ni izihe amakarishnikov n'izindi zitwa zo kwa Habyarimana bakoreshaga zimeze nka fazi, zimeze self loading, zindi za shotgun. oya zimwe ni za shotgun, izindi ariko ni ibibunda bimeze za rubaho nizo muri World War zenda komera gaza, ariko ni machine gun ibimaze nka SMG, iyo bita self loading. Iyo ifite akantu k'iburungushe k'akantu k'urukoking, iyo yikubise hasi ihita yikoking. hanyuma uretse ayo masasu yavugaga wenda hafi aho ngaho, hari ahandi mu gihugu mwumvaga amaripoti ya sabotage agenda aba bitewe n'izo mbunda? siko wicaraga ku cyombo kugira ngo urebe raporo yose ya incidents zabaye na crimes, it was gun related, kandi bitari abasirikare ngo n'abacengezi, abaturage bafite imbunda. wamubaza ati jyewe kubera ibintu narabyizera by'umutekano wanjye iyi nabaye nyibitseho, abandi barazicukuriye. bafite history muri military cyangwa ari abaturage basanzwe? abaturage basanzwe. muri investigation bababwiraga ko bazikuye he? ariko abaturage bose se ntibabagize interahamwe kugira ngo jenoside ishoboke? ese utekereza ko ese ukwanza kumva yuko abaturage bazongera guhura bakicara bakaganira bagahuza business, bagahuza imyumvire imwe ku gihugu, bagahuza imyumvire ku butegetsi, wumvaga bitazashoboka? ubu se byarashobotse cyane. ese nimwe shobora mwatoye 99 n'ibice cyangwa turi muri 0 n'ibice 80? usanga turi muri 0 n'ibice 80. ariko ndakumvisha yuko hari abanyarwanda benshi bashobora kwishyira hamwe bakajya inyuma y'umunyapolitiki umwe. icyo gihe ntibyanashoboka. ako kandi arambwiye na kera bishyiraga inyuma, bakajya inyuma ya Habyarimana bakamutora 98 99. erega u Rwanda narwo ugomba kurufata muri context. kuva u Rwanda rwava mu bwami rukaba repubulika, mu by'ukuri u Rwanda ntabwo rwigeze ruba repubulika. rwabaye repubulika by say, ariko mu migirire ntabwo rwigeze, mu migirire ntabwo rwigeze ruba repubulika. rwabaye repubulika kubera gushyiraho perezida yenda n'iki, ariko abaperezida bajyagaho bose they didn't behave nk'abaperezida ba repubulika, they behaved nk'abantu. n'abanyarwanda ntabwo bigeze bahindura imyumvire yo kumva demokarasi na repubulika. n'ababasobanuraga demokarasi bababwiraga ko ari imbaga nyamwinshi y'abahutu yibohoye abanyamuke b'abatutsi. that's not democracy. ariko uko bafataga umutegetsi kuva icyo gihe n'ubu ubona bakimugira umwami. so nta ndangagaciro za repubulika urabo, za repubulika na demokarasi ntiwari aho. turacyari ku ngoma ya cyami. ni ubwami gusa bwahinduye isura. ariko hari itandukaniro muri iyi minsi ndashobora kwemeza niba ari rinini cyangwa ari ritoya. hari the majority of the youth are educated, bafite benshi mu rubyiruko barize byibuza wenda basic education. yego. so bazi icyo repubulika bivuze. icya kabiri, abavutse tuvuge nk'aba millennium bakamenya amateka y'iki gihugu, bakareba ibintu perezida Kagame amaze gukora, of course bituma bakomeza kubishyigikira, kuko nabo ari amateka biga bagasoma, ntabwo bashaka kuyasogongeraho. buriya nta muntu wanga ubuzima, nta muntu wanga ibyiza arabibura.
Eh, ugize imana ukabibona ntiwakifuza kubirekura. mm. Ushobora kuba uri umushomeri, ntekereza ko nacyo gituma na Kagame akomeza gukura. cyangwa ushobora kuba uri umushomeri nta kazi ufite, Eh, ukivuga ati nta kundi ndabaho nabi, ariko eh. wakabonye ntiwakifuza gusubira muri ntabwo rwa rushaka. none se utekereza yuko impamvu abakire bakora cyane ni iki? Utekereza ko ari ugushaka gukora cyane? Batinya gusubira hahandi bari bari. True that. Niyo mpamvu abana b'abakire batamenya, niyo ubasigiye inheritance, niyo ubasigiye umurage w'amafaranga, bayakoresha nabi akenshi bayakoresha nabi kubera ko baba batarigeze bakena. ntabwo bazi gukina icyo bivuze. Ariko umuntu wakennye agakira akora cyane kugira ngo akomezanye bwa bukire buniyongere, ukabona afite ahubwo ikibazo cyo kutemera ko yakize. Ikibazo kenshi usanga kiba mu ntuza mu bakene bakize, nuko abenshi ntabwo bemera ko bakize kugira ngo bakomeze gukora. N'abemera ko bakize bafite ubwoba bwo kongera gukena, bigatuma babyuka mu cyakare bajya ku kazi. Ubukene burakatsindwa. Buriya ubukene ni bubi. Urumva ubukene bukugira nk'umuntu wamugaye, abandi bo mungana bagatera imbere, bakagura ibi, bakagira ibi, bakagira ibi, wowe ukabona ntabwo urimo kubikora, ukagira ngo uboshye amaguru n'amaboko cyangwa umutwe wawe ntukora neza. Ubukene mbere y'uko ubura amafaranga yo kugura ibintu ushaka, bubanza kukwica mu mitekerereze. Buriya urabona abantu bari muri guverinoma, usibye bakeya, abandi tubaje background yabo bigaga primaire batazi yuko bazabona na ya segonderi. Cyane rwose, ibyo nabishimangira, barimo benshi. Abo bantu rero utabashyizeho discipline bari prune kugira ruswa nyinshi, kuko bakuze hari ibintu byinshi batabona. Muri kaki no kugenda ku ishuri n'amaguru, hari n'abize bambara ibirenge. Buriya ntabwo byanangaje yuko yitwa nde? Nawe ntekereje ntabwo namuvuga. Bamuri. Ntabwo byanunguye kwisanga muri biriya bintu. Nibyo bigeragezo biza iyo umaze gukira, kubera kwanga gutinya kongera gukena cyangwa se gutakaza ikuzo ry'aho wari ugeze, bigatuma hari ibintu ukora ariko kugira ngo udasubira inyuma. Kandi nyamara twebwe muri Afurika uko duteye, hari ibintu byinshi bigusubiza inyuma. We niyo aho wakora utera imbere, kubera duturuka mu miryango imwe ikennye, tubanza kugira ngo uzajye kubaka umuryango. Ntabwo wambwira ngo uragenda mu modoka nziza n'iki isonanye kuba ari muri nyakatsi, ububeshyi. Nawe wayigendamo rwose umutima uri kugushinja. Thank you. Wumva warabariye. Kandi ubwo reka ntabwo umuryango ureba ari so na nyoko gusa, haba ari na shangazi wawe, ubukene bwenda kwica. N'abantu bereye nyirarume n'iki bose dependence bawe. Wareba salary baguha nubwo atari mbi, ukavuga ati ntibyakunda ko izi miliyoni 2.5 ibi bibazo byose byakemuka. Kandi rero iyo wabaye minisita, urumva uba utakiza kunywera mu tubari, ni hoteli, ni standard za leta, image ya leta. Ntabwo waza icupa rya 500. Hari n'ahantu nagiye ejo bundi umuntu mu icupa yishyura 200. Kuko nayo leta nayo yiguhaye amafaranga yo kwakira abashyitsi, ntabwo iguha make. Ni ibyo rero kuba tugeze ahantu aha ngaha, musaza, tujye twemera tumaze kugera ahantu kure. Ni ibitambo bikomeye byatanzwe, bikomeye cyane. none se ko hari unarebye na ziriya ntambara zabaye, buriya mu ntambara zabaye zahitanye abantu benshi, buriya intambara y'abacengezi irimo burya cyane. Buriya intambara y'abacengezi iri komeye cyane. Baje se bakagera hano ku kirenge, hano uzashyira. muri ya gahunda yabo ati barwigire baradusubiza. Bari bafite operasiyo bari barise insecticide yo kwica inyenzi.
iyo operasiyo yari ikomeye buriya rwarakabije ntimumbone kuriya n'umusirikare ariko nabwo yari generale twahanganye na rwarakabije uriya ubona ivumbi riratumuka abantu bataryama ariko ndagira ngo tuzafate umwanya tuganire ku ntambara y'abacengezi mu buryo burambuye. barasabata yitwaga 99 yari ikambitse he yari cyangwa ari mobile yari za Nyamutere ariko iri na mobile uzi gufata bataliyani mwajya babohereza kugira ngo muze guhitera ingabo mu bitugu mugasigara mukabona hasigaye platoon imwe kandi batari ifite amaparatuni menshi amaparatuni ko ifite paratuni zingahe byibuze platoon 3 cyangwa 4 kandi batayigirwa n'amakoyi angahe 5 hagasigara paratuni imwe kandi nabo ubona ukabona barashize uzi ko wazamukaga umusozi ugenda wajya kuri ukaba umusozi wose urabyaye abaturage abafite imihiri abafite amabuye abafite imbunda bareremba ngo ingabo za Yesu koko bakabarasa bifatika ariko uzi yuko aho kukohere uzi yuko nijoro byawe n'ibya patrouille bakoherezaga kuri kaburimbo ijya Ruhengeri yeste patrouille kugira ngo ugende ibirometero 2 siko byarutwaga nuko bakohereza ku rugamba neza ukarwana uzi ko waraswaga n'abantu utazi abagukubita za avoka abaturage animosity y'abaturage bari barabaye mobilized by ari n'indera. Ndashaka ko iki kiganiro kirimo amakuru menshi tuzakirambure turebe intambara y'abacengezi. Simbizi niba ari ryo uri karifiye wo kuyiganira niwe ubasha kubiganiraho nta ruhushya mfite. Hanyuma muga turi kuganira hanini turebera hamwe ku byo u Rwanda rwakoze ariko na image baruha hanze n'ukuntu barusobanura. Mbere y'uko ujya mu bintu byinshi bikugorera ubusa, I don't expect the world to understand Rwanda, no. Ariko bishobora kuzarangira u Rwanda hari amahirwe rugiye rubura. Ibyo bintu wabivugira mu Kinyarwanda. Ntabwo witeguye ko isi n'abayobozi batandukanye hirya no hino bumva urugendo rw'u Rwanda. None reka mbivuge neza, ntabwo niteguye, naba mbaye indyarya ikabije kumvisha umuntu utaranyuze mu mateka y'u Rwanda uko u Rwanda ruri better today, uko u Rwanda ari rwiza ubu ngubu. Numva yuko umuzungu uri Washington DC, uri California, uri za Maryland, uri Massachusetts, kwa byumva uko mbyumva naba n'indyarya ikabije kuri ibintu by'u Rwanda n'umwihariko. Yego, iby'u Rwanda birihariye. Kwicara ugatekereza ko raporo zizaza zigushira, nawe ntabwo ubura umunyakuri, nta kuri kuba kukuri. Ibi bintu by'u Rwanda wa musore we kangubwiza ukuri, ni dosiye ndende ikomeye ibabaje inashimishije. Erega mujya mubana nk'Abadage, siho habaye jenoside yakorewe Abayahudi, sibyo? Ariko bishwe n'Abanazi. Twebwe nta munyamahanga. That's the problem with it. Abanyarwanda bishe Abanyarwanda. Umunyarwanda ari arahora undi ko afite amazuru atareshya. A victim ni Umunyarwanda, a perpetrator ni Umunyarwanda. Ibyo bintu kugira ngo uzubake igihugu kibe kigeze ahangaho aho uri, ugatekereza ko umuzungu wicaye Budapest urahazi? Budapest muri Hungary. Muri Hungary. Mu Gifaransa bayita Hongria. Mu Gifaransa bayita Hongria. Umuntu wicaye Budapest muri etaje y'8 akora raporo asobanukiwe neza iby'u Rwanda, nawe ugakeka yuko ari buyikora imeze neza izi kuvuga neza, nawe uba uri indyarya. Uba witeze ibitangaza bitabaho. Kuko ibyabaye mu Rwanda nta handi byari byabo. Si ukuvuga ngo u Rwanda nirwo rwabayemo jenoside gusa. U Rwanda rwabayemo jenoside ikozwe n'Abanyarwanda
bakorera abandi banyarwanda. Gahunda yari ihari yari iyo kurimbura abatutsi. Ibindi bakubwira ngo n'aba ni collateral damage. Gahunda yari ukurimbura umututsi, ngo n'umuhutu uzavuka azazi yibaza ati ese umututsi yasaga. Iyo niyo gahunda. Iyo tuvuga jenoside yakorewe abatutsi nicyo tuba tuvuga, the purpose, the intent behind jenoside yakorewe abatutsi. Murimbura abatutsi uburyo n'umuhutu uzavuka azabaza ati umututsi yasaga ate. Iyo niyo gahunda, niyo gahunda ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ni nayo gahunda ya operation insecticide y'abacengezi. Ni nayo gahunda yo gufata abandi bantu bo bita abatutsi babirukana muri ibi bihugu byose duturanye kugira ngo bose birundanyirize mu Rwanda, noneho bazabisoreze rimwe. Ariko bafite uwo batinya Kagame. Kumwita dictator, bakamwita criminal, bakamwita ibiki, ntacyo bintwaye Mugabe yewe. Baramutinya kandi ubutegetsi nta nubwo bubereyeho gukundwa, bubereyeho gutinywa cyane rwose. Ibyo warabimbwiye. To me, I'm settled with the best. Ikibazo gihari bishobora kuza guhombya u Rwanda. Impamvu mbivuze gutya ni uko hari nka kampeni nk'urugero naguha wenda rumwe rwa ESPN televiziyo ikomeye cyane, yerekana imikino ya NBA ifite na TV rights zo kuyerekana. Bakoze icyo bise investigation bise NBA kama Rwanda and the sport washing. Bango NBA n'u Rwanda muri sport washing. Sport washing ni ijambo bakoresha bavuga bati ni kurangaza abantu kuri n'ukweza. Ariko ubwo ni ukuvuga ngo ni ukweza siporo ikaza kugufasha kweza izina ry'igihugu. Siporo yego kweza ibyo ushaka kuvuga. Urumva iyo sport washing hiragana kuba mu Rwanda ngo rwifashisha siporo, amasezerano ajyana na NBA, rwakira BAR n'ibindi bihari mu gutuma abantu birengagiza ko ari igihugu kiyobowe kuri dictatorship, kikanayoborwa n'ahantu hari raporo nyinshi zisohoka buri mwaka. SPN yari ikinyamakuru cyahe? United States of America. Urakoze cyane. Ejo yesterday Trump yari arimo kuvugana n'abakristo abavuga ko abakunda, aravuga ngo batore iri rimwe gusa ngo ibibazo byabo bizaba bikemuwe. Urumva icyo yavugaga? Nta yandi matora azongera kuba nimumushyiraho. Ikindi NBA dukorana business yo guteza imbere siporo, ariko iyi business nayo yo kumaketinga u Rwanda, nk'uko dukorana na PSG, nk'uko dukorana na Arsenal, nk'uko twafata adverts zivuga about to visit Rwanda zikagera kuri CNN, Al Jazeera cyangwa se izindi international networks. Ayo ngayo they are okay with it, kuyakira anyuze muri media, anyuze mu makipe ya football, ariko anyuze muri NBA niyo hari sport. Urumva bameze nk'aho bari gupreshinga NBA, kuko 2016 NBA yigeze guhagarika amasezerano yari ifitanye na leta ifite ikipe yitwa Charlotte Hornets kubera ko bari bwakira imikino ya All Star, kubera ko havuzwe raporo z'uko bafite homophobia. Hari amakomenti bakoze yamagana abantu baryamana bahuje ibitsina, babambura izo right zo kuba bahosting All Star. Bakavuga bati niba nyihanganira mwaraheretse amasezerano kubera ko abo bantu bashinjwa ibi, kuki mutareka amasezerano n'u Rwanda kubera ko barushinja kuba NBA yisobanura gute? Urumva bavuganye n'uwo bita Mark Tatum, basobanura avuga ko rwose bafatanyije na gahunda y'u Rwanda. Ninavuze ibintu biri politike, bafatanyije n'u Rwanda mu gukomeza kuzamura impano no kubaka a new country.
hanyuma umunyamakuru niwe wamupreshinze aravuga ati mureke iyo mufatanya mwiteguye gufatanya ati of course twebwe tujyana na leta zunze ubumwe za amerika niba bavuga ahantu ntabwo dushyigikiye human rights violation ntabwo dushyigikiye this and that ariko nta gisubizo kiri straight yamuhaye ariko urabona ko ariyo target gutuma NBA ihagarika amasezerano n'u Rwanda. Wari uri mu itangazamakuru hasohoka Untold Story yanyuze kuri BBC. Nari nkiri ku ntebe y'ishuri. Wari ukiri ku ntebe y'ishuri? Man, niyo mpamvu iyi ngiyi SPN ishobora kumva ko ari ishu. Untold Story, I was a journalist. Imazemo imyaka n'imyaniko. Everybody was na leta was a surprise. Ariko for us who know, we know that no matter what, Rwanda is marching on. Subiremo. For us who know, we know that Rwanda will continue marching on. Ko u Rwanda ruzakomeza gutera imbere. Ikibazo ni kimwe bagifite kuri Kagame wa wundi batinya, kandi natwe tumuhagazeho. Ese bamutinyira iki? Ko ashobora kuba yagera hariya aza akabateza umutekano muke. Bamutinyira iki? Oya, erega ibi bihugu bikomeye ubona, sizi niba unkurikira. Ndagukurikira. Ibi bihugu bikomeye ubona nibyo biteza intambara n'umuvurungano muri bihugu bya Afurika. Nibyo. And finally we have somebody who can tell them, look, this is not gonna happen. Biri ku nyungu zande kugira Kagame, biri ku nyungu zande. Jewe icyo n'abanyarwanda, icyo nakwifuza nuko dushobora kuba dufite imyaka 5, dushobora kuba dufite ba Kagame nka 50. Nicyo kintu wakwifuza cyane, ku buryo aramutse wenda intege zigabanutse cyangwa avuyeho haboneka undi mukorera mu ngata tugakomereza muri uwo murongo. Si iby'ingata sinzi ibyo ari byo, bakomeza uwo murongo. Ukoresha ikinyarwanda cyinshi cyane. Gukorera mu ngata ni nko kwa kundi abantu birukanka muri marato, wa muntu akamuha agakoni undi agakomeza. Cyanshimisha nuko Kagame azapasinga torch to another Kagame. Exactly. Yenda badasa ku maso ariko with the same ideology n'igitinyiro kimwe. Kibuze twaba dufite nka 50. Aho naryama ngasinzira, naho napfa navuga ne igihugu ejo kiramahoro. Nase uraranganyije amaso hirya no hino nta bandi ubona. Bashobora kuba bahari, ako yenda kubera ko Kagame akiri ku butegetsi ntabwo ndabona. Zatangira kubona Kagame avuye ku butegetsi. Ariko ari ikibazo cyo kuvuga ngo ni abandi bantu ari ikibazo cyo kuvuga ngo ni abandi banyarwanda bakunda igihugu. Miliyoni zirenga 10 na zingahe bakunda igihugu cyabo. Ariko urukundo rwonyine se ruragukarifiya kuba icya kabiri kuvuga ngo ni abandi bantu bashoboye kuba ba perezida. Benshi barabishoboye kuba ba perezida, nanjye ndimo. Nawe ndetse nemera ko aba perezida na Peter uri hari icuritse umutwe, nemera ko yaba perezida. Ariko perezida ki? Peter avuze ko buri muntu wese ashoboye kuba perezida, ariko waba perezida ki? Nyuma yo kuba perezida wakora iki? Kuko abantu benshi barashaka ko waba perezida. Okay, ugezeyo wakora iki? Umwe ejo bundi mu matora ntiharashira n'iki ngo yahindura izina ry'ikipe y'igihugu, yajyana hoteli hehe Karongi. Ibyo bintu byarambabaje. Byageretse yuko nawe Kagame udishaka bigoranye cyane. Niba uriya ari ushobora kwigirira ikize akuzuza ibyangombwa akajya kuri komisiyo bakamwemera kwiyamamaza akagenda igihugu cyose atwaye iriya mesaje, dufite ikibazo.
cyangwa hari abantu batinya kuba humiliated akavuga ati n'ubundi mfite ibitekerezo ariko sinahangana na Kagame kuko ndabyizera andusha popularity ntabwo namutsinda akavuga ati ntegereje igihe ubundi kwiyamamaza si ngombwa gutsinda ushobora kwiyamamaza ubu nonaha kugira ngo abantu bakubone kuri mu kibuga ariko uviza nyuma y'imyaka 5 utegura ikibuga urumva nk'ubu ngubu nka Frank tumaze kumenyera message afite nyuma y'imyaka 5 yiyamamaje agatsinda twaba tumumenyereye tuzi ibyo ahagarariye yaratubwiye ati munyitega 2029 niko yavuze he said it kabisa kandi abonye ishyaka rye ryaragize abadepite nka 2 barahagije ariko haba harimo n'abandi urumva abo ngabo ni babandi babandi batorwa bo twatoye ku gikumwe hari n'abandi babona mu byiciro byihariye nka Musa Fazil rero tuganira nari nzi ko afite 2 arambwira ati abandi 2 dufite mu byiciro byihariye by'abagore ariko nuko bashyigikiye FPR inkotanyi niyo mpamvu nabo bisaze mu byiciro byihariye nawe reka tujya mu mibare n'imibare muga reka kuyavuga si ukuyamara murakoze cyane nawe